tugeze mu mwanya mwiza kuri rwa rubuga rwacu ku itorero ryacu twiyemeje kugira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana. Reka rero mbifurize ikaze, mbahereze karibu. Ndatekereza neza ko mumaze kugubwa neza kubw'iyi ndirimbo nziza itubwira ko nta handi abantu bakirizwa, nta handi baruhukira uretse mu mwami wacu Yesu Kristo. Reka rero nizere ko ku munsi w'ejo nagize gahunda nyinshi, imirimo myinshi, bituma ntabona umwanya wo kubagezaho ikiganiro, kubagezaho ijambo ry'Imana, kubagezaho icyo Imana yanshyize ku mutima. Ariko kuri uyu mugoroba, kuri uyu munsi wa gatandatu, twitegura kwinjira mu materaniro y'ejo ku cyumweru, nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nk'uko umubiri ukenera ibyo kurya, umwuka nawo, ubugingo bwacu nabwo bukenera amagaburo ya buri gihe. Rero turaganira bati nta handi twaruhukira, nta handi twagubwa neza tutari muri Yesu. Nta handi twakumva ko dushyitse, nta handi twakumva ko tugeze ku rugero rwiza atari kuri Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero n'uyu muririmbyi nawe yumva umwuka w'Imana umuvugiramo ngo humura, humura, niba uri muri Yesu byose birashoboka. Niba uri muri Yesu nta mururumba, niba uri muri Yesu nta nda nini, niba uri muri Yesu nta mujinya, niba uri muri Yesu byose birihanganira. Rero kuri uno mugoroba mboneyeho umwanya mwiza wo kubahereza ikaze. Navuze ngo iri ni itorero, ubu ndararika, ndabwiriza. Iri ni itorero tugomba twese guhana ibitekerezo. Ni hahandi umuyobozi agomba kuvuga, nawe uri kumwumva nawe ugatanga ibitekerezo, asigaye tugahuriza hamwe urugendo rwacu rujya mu ijuru, ibisitaza byose tukabikura mu nzu. Navuze ngo turi abasirikari ba Kristo, kandi abasirikari ni abashyize hamwe kugira ngo urugamba barutsinde. Nuko buri wese azana umusanzu we akawushyiraho, kandi igitekerezo cyose kikakirwa, ndetse ikitagororotse kikagororwa, ndetse ikigoroye nacyo kikarushwaho kunozwa no gukomeza gukurikizwa. Rero naravuze ngo iri ni itorero. Ahangaha kuri uru rubuga tuhuriraho, reka ahangaha tuzavuge ngo ahangaha niho twese tugomba gutaramira Imana. Ngwino umfashe gutaramira Imana, wowe uri hirya no hino, ngwino umfashe gutaramira Imana. Naravuze ngo rero kuri urubuga rwacu nta muntu uzavuga ngo yabuze uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana, kuko buri wese namwemereye Bibiliya uza muri uru rusengero rwacu. Urusengero rwacu nirwo nise bohoka wisanzure muri Yesu. Ngwino mu rusengero rwa bohoka wisanzure muri Yesu. Ngwino ubohokere muri Yesu, wisanzure, uvuga ibyakubaye, uvuga iby'Imana yagukoreye. Njya nkunda kubwira abantu ati urugendo naciyemo, iyo ntanze ubuhamya nkabuvuga, njya numva nanjye ntaho wantandukanya n'Umwisiraheli. Hari igihe dusoma amakuru muri Bibiliya, ariko dusubije inyuma ariko tukareba ubuzima bwacu intambwe ku yindi, usanga twaravuye kure kandi turi kujya kure. Reka rero kuri uyu mugoroba nkibararika mbabwira kuko Bibiliya ziracyahari, ku muntu wese wifuza Bibiliya ziracyahari. Icyangombwa cyo gahunda ni ya yindi, ni ukwiyandikisha kuri iri torero ryacu. Hasigaye Bibiliya yawe ikakugeraho, iyandikishe kuri iri torero. Navuze ati hasigaye utanga ibitekerezo byawe, tubone ko turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Hasigaye nawe ubone Bibiliya. Nshishikariza n'abapasiteri wenda bavuga ko abakristo badafite Bibiliya. Ahangaha nemereye abapasiteri, abakristo, abantu bose bashaka kwinjira muri iyi nzu y'Imana, inzu y'Imana ibohora abantu bakisanzura. Nimuze mufate Bibiliya, musome ijambo ry'Imana, mutange za komanteri zanyu, musobanuzeho mutanyuzwe. Ahasigaye umurimo w'Imana tuwuteze imbere. Twese icyo twifuza ni uko twazabana mu bwami bwo mu ijuru nta n'umwe ubuzemo. Babazwa nuko haba hari mugenzi wawe wifuza Bibiliya ntayibone. Niba ubasha kugera kuri urubuga nkoranyambaga ukabasha kumva ibi biganiro, ukaba uzi neza ko hari umuntu wowe ufite Bibiliya utanayikeneye ariko hari uyikeneye, nyabunega hamubere, noneho nawe umutangira ibitekerezo, nawe abashe kubona Bibiliya. Kandi niteguye kuzibagezaho aho mwaba muri hose ku mpande y'isi. Imana yagize neza iduhereza ikoranabuhanga rituma ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwihuta. Reka rero nsuhuze abadukurikira, nsuhuze bene data bari muri Amerika, ndasuhuza Revera wanjye Sebazungu, ndasuhuza Revera Felisi, ndasuhuza
Revera Augustin ndasuhuza Pasteur Byamungu, abo twaraganiriye muri iki cyumweru kuri telefone, ariko Revera Sebazungu ntabwo nabashije kumufatisha kuri telefone, ariko naganiriye na mwene data Bizimana Joseph uri hariya muri Amerika, ambwira kuko rwose ameze neza kandi ko Imana igomeje kumugira neza. Ibyo byaranshimishije cyane. Twaraganiriye, nganira na Augustin uri hariya Uganda, ambwira kuko umurimo w'Imana uri kugenda neza nubwo hataburamo ba Sani Barati na ba Tobias, ariko yambwiye neza ko umurimo uri kugenda neza. Ndetse naganiriye na Pastor Byamungu nawe hariya Uganda, nawe ambwira ko ibintu biri kugenda neza. Reka rero bene data muri hariya muri Uganda mbashimire cyane ku nkunga mujya mumbaye tuganiriye, kandi nizere ko tuzakomeza. Ndetse naganiriye na Reverend John hariya Uganda, nawe ambwira kuko rwose umurimo w'Imana ufashe neza nubwo hataburamo ibigeragezo n'ibiturushya mu rugendo, ariko ambwira ko duhagararanye kuri uru rugamba. Reka rero nawe utabasha kungezaho amakuru yawe, ngezaho amakuru, dusengera icyifuzo cyawe, tugishakira igisubizo, wibyihererana. Kuri uyu mugoroba rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo mbese umururumba mu itorero uturuka hehe? Umururumba, ijambo rivuga ngo kugira umururumba. Iyo umuntu afite umururumba ibyo wamuha byose ntabwo yarya ngo ahage. Mbese mu itorero ry'Imana hajya habonekamo umururumba, niho intambara zituruka, niho gusenya itorero bituruka, abasubira inyuma niho basubirira inyuma. Umururumba mu itorero, abanyenda nini mu itorero, ibirura byaje mu ruhu rw'intama. Murabe maso, ejo utazinjira mu itorero ugira ngo harera nk'uko ubitekereza. Oya, uzasangamo ibibazo byinshi, ariko hamwe na Kristo azawakunesha no gusobanukirwa. Uyu munsi urugero ngo tuganire ku ijambo ryitwa ngo mbe umurumba mu itorero twawunesesa iki? Mbe umurumba mu itorero uturuka kuki? Ese umururumba uba mu bapasiteri, uba mu bakristo, uba mu badiyakoni, uba mu baririmbyi, umururumba mu itorero ushobora kuba mu nzego zose kubera impamvu imwe gusa. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ikizana umururumba mu itorero. Turasoma, iyo dusomye neza muri uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6, dusanga ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kunesha umururumba, umuvurungano n'inda nini mu itorero. Maze kuri uwo murongo wa 6 igice cya 6 mu ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo yanditse ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Imana itugirire neza. Ikintu cyonyine gishobora gutuma umururumba, inda nini, amakimbirane, ibibazo bitandukanye mu itorero ry'Imana bitagaragaramo ni ukubaha Imana. Ikindi ni ukunyurwa. Umuntu anyurwa rero uko yakoze. Reka mbabwire, ni umuntu wa mbere utanyurwa ni umuntu w'inyanda mu gukora, umuntu utifuza gukora, umuntu udashaka kurya ikomoka mu maboko ye. Uwo muntu uko byagenda kose abona ko abandi umutima ukarehare, uko byagenda kose abona umuntu yaguze akantu umutima ugakuka, kubera kuko amaboko ye yareze ashaka gutungwa n'iby'abandi. Gutungwa n'iby'abandi ni wo mururumba wa mbere. Kubaho urimbura mukora, kubaho utegereje ngo bazanzanira. Ese uri cyana cy'inyoni? Uri cyana cy'inyoni kiri aho ngaho gitegereza ko nyine izagera. Ndetse hari n'inyoni itangiye guca ubwenge, imenya kujya kwishakira, ikagenda ikamenya umururumba. Impamvu abantu batanyurwa, impamvu abantu bahora ngo mpa, oya wivuga ngo mpa, ahubwo nawe tanga. Hari abantu bagira ngo tanga Imana iguha umugisha. Utwo ni uturirimba abantu bahimba kugira ngo bayobye abantu. Gutanga, ugomba gutanga ugashyira ku murimo w'Imana kuko ijambo ry'Imana bitubwira, ariko ntabwo ugomba gutanga kugira ngo uhereze wa wundi wareze amaboko yiwe wirirwa yakaraba akayasiga amavuta asigaye akicara ku ntebe y'inyegamo akavuga ngo uwo nguwo ahaba ari hose naho uzamubwira ngo nafate ingoma ajye kuvuga ubutumwa hariya hakurya,
umukuye mu nzu atangira atera amaguru azatekereza ku kebo, azatekereza kuri ya maturo bazana, kuko azi neza ko yareze amaboko, ahasigaye inda nini ihaguruke avuge ngo ntahunya ngo nimwohereze abakiri batoya. Ariko ku rugamba akagombye kugendayo umuntu nyine ugeze ku gihe. Aha rero ku mururumba ahangaha rero kuri iri jambo Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati rero ikintu cya mbere mu murimo w'Imana ni ukunyurwa n'ibyo utunze, kunyurwa n'ibyo wakoreye, gukura amaboko mu mufuka. Hano iyo dukomeje ugasoma iyi mirongo yose ubona ko Pawulo yingingiraga Timoteyo kumubwira ngo nyabuna ugomba gukoresha amaboko yawe kugira ngo abantu nibakureba ntibagire icyo bakugaya, ahubwo bashima Imana kuko bari kubona kuko ibyo uri gukora byose biri mu nyungu z'Imana, ntabwo biri mu nyungu zawe bwite. Ahangaha rero ni kuvuga ngo inda nini mu itorero ituruka mu kurera amaboko, yaba umutwe yaba amaboko nta na kimwe gikora ahubwo utegereje ko baguhereza. Aho rero niho uzasanga umururumba n'inda nini biri mu itorero. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Iyo wubashye Imana ibyo ukoze byose Imana iguhereza iyerekwa y'ibyo ugomba gukora, nta by'amatrike nta bindi, Imana iguha iyerekwa, ibikorwa byawe byose Imana ikabihereza umugisha, ituma ubasha kumenya ibishimwa n'ibidashimwa. Ingorane ibaho mu itorero usanga ibishimwa n'ibidashimwa abantu babivangira hamwe, asigaye bigahita ko bimera nk'ikigage, amazi bavanze n'amasaka bakavanga n'imvuzo byose bikivangitiranya, ahasigaye bikacangana umuntu ntamenye y'ibintu biva n'iyo bijya. Ariko ngo iyo kubaha Imana kwiyongereyeho umutima unyuzwe ushobora ni ikibazo gikomeye. Uramutse uvuga ngo mba mu rusengero ariko uri umunyamururumba utanyurwa, uri umuntu utanyurwa, uri umuntu Bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'imbere ukaza abahinda shima, abantu bakunda amafaranga bakunda impiya. Kuko ku murongo wa 16 ho haravuga ngo, ku murongo wa 10 ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Abantu bihaye gukunda amafaranga ni meza, kuyakoresha ibyo akwiye gukora. Ntabwo mvuze ngo umuntu w'Imana ntabwo niwe wa mbere ugomba gutunga amafaranga ndetse menshi, kuko akenerwa n'abantu benshi. Umuntu w'Imana ikintu cya mbere agomba gushyiraho imbere niba ari ugucuruza nagere nawe acuruza, niba ari uguhinga nagere narebe sosiyete akoreramo ikintu kizamura abantu n'iki nawe akinjiremo agikora. Wivuga ngo ibi ngibi bifite ngo ngewe ngo nzaba mu rusengero ngo ngenerwa nicaye ngo ndi gusega ngo banzanire, oya. Ejo uzabona umutunzi umwifuza, ejo uzabona umuntu umeze neza umwifuza. Amafaranga yo ni ngombwa kuko niyo adushoboza gukora umurimo w'Imana. Aha rero navuze ngo umururumba mu itorero uturuka hehe? Umururumba mu itorero ahantu hambere uturuka ni mu bunebwe, kutumva ko tugomba gukora ibitubeshaho ndetse ngo dusangurire n'abandi. Abanyantege nkeya tubafasha, ahubwo twumva ko tuzatungwa n'abanyantege nkeya. Ndagira ngo rero kuri uyu mugoroba nk'uko Pawulo atwingingira kubaha Imana tukayubahisha n'umutima unyuzwe. Kandi umutima ntiwanyurwa ntacyo ufite. Ndababwiza ukuri, ntabwo waba ushonje uri gutekereza ngo umunyu ndawugura iki, ngo amavuta ndayagura iki, ndarari iki, ndiririrwa iki, imodoka essence irava hehe, imodoka yapfuye ndayikoresha. Biragoye kugira ngo uvuge ngo wubahe Imana muri icyo gihe, kuko byanze bikunze ugomba gushakira. Niba udashoboye gukoresha imbaraga zawe ngo ibyo bintu wumve ko ugomba kubyikemurira, uzagenda ujyana uwo mujinya n'agahinda mu itorero ngo babigukemurire, asigaye intambara zivuke, batangira bakwita umujura, batangira bakwita igisambo, ubu umuzigo ku itorero. Ahantu hatuma umuntu avuga ngo yubaha Imana ni ikibazo gikomeye kuba bavuga ngo wubaha Imana kandi uri umuzigo w'abandi, uri umuzigo w'abandi. Aho kugira ngo ube igisubizo mu bandi, umukristo, umupasiteri, umudiyakoni
umuririmbyi ni twebwe bisubizo mu itorero, ni twebwe torero. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo twubahe Imana, tuyubahisha ibikorwa byacu byiza. Kubahisha ibikorwa byacu byiza ntabwo ari ukwicara ngo nzicara nsengera abarwayi ngire gute bagasenye babwira ngo nibazane icya cumi n'amaturo kugira ngo mbeho. Oya, icyo cya cumi n'amaturo cyakagombye kuza nawe ukagira abo gifashije bagifite intege nkeya. Reka rero bene data, bavandimwe, inshuti zanjye, babwire ngo dukore uko dushoboye itorero ryacu, twigishe abantu mu buryo bwiza bwo kubahisha Imana, umutima unyuzwe. Kandi umutima uzanyurwa ari uko nyine nk'uko nabivuze dufite ibyo uyu mubiri wacu ukeneye. Hari igihe tujya dutekereza ko dushobora gutandukana n'uyu mubiri. Tukiri muri iyi si, uyu mubiri wacu ni rwo rusengero ruzima Yesu aturamo. Urwo rusengero rufite ibibazo, urwo rusengero rufite ibipfumure, reka tuvuge ngo urusengero rufite inzara, urusengero rwo udashobora kuruvuza, ni urusengero rufite ubukene udashobora kugura imyenda ngo wambare. Urwo rusengero ukwiye kubanza kurutunganya. Urusengero rwa mbere ni uyu mubiri. Ajya tuzaganira ku ijambo ryitwa ngo urusengero rwa Kristo. Ntabwo ari ariya mazu bagenda mugashyiramo amakaro mukageramo utari ugasanga. Urusengero rwa mbere rugomba kugira amakaro, urusengero rwa mbere rugomba guterwa irangi ni uyu mubiri. Koko umubiri bawureba bati aha hantu Kristo arahari. Urusengero rwa mbere ni uyu mubiri. Ejo tuzaganira ku ijambo ryitwa ngo mbe urusengero rwa Kristo n'izi nzu tubona abantu bahuriramo bahimbaza Imana bitandukaniye hehe, bihurira hehe? Niryo jambo tuzaganiraho ku munsi w'ejo. Ejo ni ku cyumweru, twese tuzajya gusenga, twese tuzagira amateraniro hirya no hino ku mpande enye zose z'isi, abantu b'Imana bazaterana. Ariko reka mbararikire ngo ku mugoroba w'ejo nzabaganiriza ku ijambo ryitwa ngo urusengero nyakuri. Mbe urusengero, iyi mibiri yacu n'izi nzu duhuriramo duhimbaza Imana, turirimbira Imana, tusangira ijambo ry'Imana, bihurira he, bigatandukanira he? Reka rero nsoze mbifuriza kugira weekend nziza, ngumya kubararikira kugira ngo mugumye mwiyandikishe kwa runo rubuga, kandi ngumya kubararikira kugira ngo mutange commentaire zanyu kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kuba byiza, kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kwamamara. Nuko buri wese ashyiraho, ariko mwari muzi ko tuzagiye muri urusengero rwacu rwabuhoka wisanzure, tuzajya tugeraho twakira abashyitsi batandukanye. Mbese niba wumvira ijambo watuzaniye umushyitsi, nawe akaza, nawe akagira ibyo atwungura cyangwa tumwungura. Reka rero mbifuriza weekend nziza, nizere kuko muragira imyiteguro myiza y'amateraniro y'ejo. Ubundi gusoza mbabwira ngo ikintu tugomba cya mbere baganiriza kandi mbakangurira ni ukubaha Imana tuyubahishije ibyo dutunze byose. Ni ukuvuga ngo ibyo dufite byose, imbaraga, umubiri wacu, byose bigomba gukora bituma abantu batureba bakavuga ngo bariya ni abakozi b'Imana, ntibagire icyo batugaya. Niyo mpamvu mvuga ati rero Imana ibagirire neza. Reka gucika intege, hamagara Yesu. Yesu ni izina riri hejuru y'amajuru yose. Ibyo twahawe gukirizwamo